How tangira episode ya 4 bimeze bite ya filime yiswe umunsi w'urupfu twatangiye bamwe bapfa yaracyatereta how abarabye episode ya 3 twarabibonye abantu bari gufata bareba uyu ko yagatereze undi bamurishije ubu ku ruhande filime ya ako ibi biginga biri yarongeye amuryaho. Okay, ako kantu rero umpaye sibyo baby, ako kantu umpaye urakazi, ako kitwa kabamfasha. Sasa niba kitwa kabamfasha nimugoroba ndibuze kugufasha. Umusore yabitekerejeho ibisenzi bindisha mu burya tujye gutungumiza twishire. Okay undi igihe kizagera tubane sibyo. Okay, sawa tubyumvikanyeho ya mugenzi ari kundaniye umuvandimwe mugenzi yari yashatse kubyivangamo. Uri narakubwiye ngo hari igihe umwe wanga gupostinga tuzakubitana mutwaye ku rutugu vuga ati guyi niwo wanjye. Okay muvandi urabizi z'ikindi uyu niwe baby girl. Wihangane nakubeshye ngo ntago njya neta ngo mw'iyi minsi ngo byarancanze ariko nakubeshye yari cyamutekanitse kare mu byibuke cyangwa ngo giteye yitereta none ndebera yaramumumurikiye ta. Okay sawa reka nigendere. Reka nyine ngende. Okay ubwo reka mfatira aha basari kusiga umusore ni nk'ari indobo akundi nyine bibaho bayiba yagiye yijima mu mutwe. Ya no kugenda yengamye baramutwaye aha basi filime yiswe umunsi w'urupfu ho koreka mu ishyamba umusore baracyari kwirukanka ho uri gushaka umukobwa aracyakomeje hano. Twabonye ko umusore nawe ari indwanyi, twabonye ko mugenzi azi kurwana ho kumugera ararenze bana bamwise ongo bakubundi muri make ho umusore yagashatse umukobwa niba agiye hehe yaramucanze kurera amaboko biranga ako man ako muko wishe muko ako muko yaramubuze ho yaramubuze cyangwa nawe byamuriye. Iri shyamba si shyashya ho uko yakamushatse aramushaka hirya no hino biranga ho yaramushatse biranga bimeze bite ya sasa wa musore wikubise hasi umwari wajyanye na madamu gusenga aracyari hasi iruhande rwari igipo sizi cyamujaho gashoka ku mutwe ingoto barayimena ho dore icyo bita kwica ho nta mikino mw'iri shyamba. Twatangiye filime avuga ko uryinjiyemo atarisohokamo ho baby urabizi sibyo uramuja amagira ibiceri. Sasa wumve diru abasenzi bari gupanga wumve diru kubaho ni diru. Reka nkubwire rero baby girl uriya musore afite ibiceri sibyo ikintu utekereza nk'umuntu w'umugabo sibyo kandi suzagire ngo bye twakundanye musho urabe zakugira akamaro nawe uzangira akamaro. Sasa abasenzi bakinye dini baravuga ati umusore genda umurye ibiceri wigire nkaho tudakundana nyine upange nkaho nyine mwakundanye tu sandiru nashira iminsi bizamubwira uti atimeze bite ni sawa nabonye uzuranye n'ura mudage ntuzavuga ngo uzanye na shira umva tekinike iyo shira twitana tuzatukira umva tekinike atura mudage ibintu yamuri umbeshyere umva tekinike ata ni ikinyarwanda mwumva ati wowe nugenda ukagenda imbere y'umusore uzanyite idage nyine umuntu wa feke tetevide bure tu uzanyite bure nta kibazo ariko tumurya ibiceri tubeho mwana ko urabona iki Kigali tusayebamo gute nkeneye kubona zaza twadupesa uzajya kubiguza tayari ubwo bayariye umusore ngo afite ipinda tuza kuko cyagera tubonanye diru bayarayujuje turayujuje okay turayujuje bisa nkaho byanga bya umusore bamwigiye imitwe ho shaka utambeshye nta nubwo nansezeye ake ntombeshye utazagera ugahita mukunda umusore nawe afite mu ubwoba utazahita mukunda reka n'urwatanga musigira kuri konti okay
ntangira n'akantu bure umusigira kuri konti bakinye umutwe. Okay, diri tuyemerejeho ntugakine ku mafaranga ubundi basi tugaruke ku rundi ruhande. Mu rugo rumwe wa mugore sasa umwe bajya baza gukubura, yaje hano arangije asaka hano afata mu musego, afata ikofi y'umugabo we akweye uduki puridansi ebyiri. Ni ikinyarwanda sibyo? Simukirindisha se, akuraho puridansi ebyiri atazifata zishyira mu ikofi ya wa mugabo, umugabo we. Arangije amaze gushyira puridansi mu ikofi y'umugabo we, gushaka kesi ahita yibika hano arikomereza. Dore gushaka kesi ubwo kayakigira bumeze bite hirya iyo babapangayo bari kugenda amafaranga bayabonye. Okay, bayabonye. Asha namwe nta kigenda cyamura abantu ba feke. Umugore yamwigiye imitwe, umugore yamukinye umutwe nyagasane. Umugore uko yakavuyeho umugabo wa ako buretse gato ndi kuvuga no mukene muga iyo umugore yagutekeye umutwe, iyo umugore yagukoreye inama aza yakwibebejeho ako mugabo wa ako dufaranga dukeya nyine. Ako urabona diri ndi gupanga diri sibikishaka ko nyine ugira nta kuzikuri keza. Avuye kumukinira imitwe. Genda ngo usa neza ko kurabeshye. Aya ntabwo usa neza, uri boga. Akora no kuntu wakoze siporo usiga uri igisore, uri boga. Rutambi wigendera. Aha ya warize n'ikindi shaka udufaranga kumene cyane kumuteretaho. Abagore baraduhagurukiye urayafite witbesha. Amafaranga yarabuze wapi? Yarabuze nta mafaranga. Aya urayafite ya nyine amafaranga yo kugura akantu ko gushyira mu mutwe. Nyine nshaka kugira akantu tangira kubaratira abandi bagore. Ugaruke mu ishyamba. Igipupe sasa umugore uko yakaje, wa mugore wari agiye gusenga. Jya ya igipupe umugore uko yageze hano byaramucanze. Igipupe ahantu hose ari kugera kukibona hejuru dore kirahamanitse. We nyagasane, igipupe ni bwoko ki? Mihigo baramuyahuye. Umugore ari hano atangira kumva ikintu, atangiye kumva ka mihigo mu giti. Mihigo bigeze bitewe wiki mihigo uko yakarebye wiki yewe basi aya nabeshagamo udufaranga dukeya. Ako mada wankundaga gutya. Okay, niba se umfashe gutya nkuhaye nk'aya miliyoni shaka. Agenda ufate ipindu ushaka, urabe umugabo baramuhobeye aremera. Okay, sawa tugume mu rukundo. Dore ukuntu ari kumureba. Mara umugore yakwikuyemo utangira kumunukira igikara. Miliyoni urayamda yamwemereye ipinda. Umene ryamuteretagaho aka gafane karashaje nako ushaka guhindura. Ako gafane ntabwo gashaka. Okay, ndakugurira 16. Aka kana saka ngaka genda jugunya mu nkarane tugura kandi aka ngako uzajugunya ngura kandi amafaranga nuzi ukuntu atari icyabuze. Amafaranga si icyabuze wacanga. Ajya kumwohereza mu ikofi. Ikofi mbibutse yahisemo puridansi none ayimwoherejemo.
umugore uri hano uko yagasubiye inyuma, uko yagasubiye inyuma, uko yagasubiye inyuma, uko yagasubiye inyuma ku manga, afite ubwoba igipupe cyamukanze, igipupe uko igipupe cyakamukanze asubira inyuma, subira inyuma, uko yakaje hano uko ari gusubira inyuma, dore ahantu agejeje akaguru neza ku manga. Nyagasani bimeze bite? Kurikira mu episode ya 5 kane tapu kuri ya episode ya 5 mugenzi filime ku munsi w'urupfu. Mugenzi ndagira ngo mugenzi ayikurikire, mugenzi cyane n'imihigo ni iki? Sere Media TV. Aha, mihigo yanje mu bwonko kurikira filime umusobanuzi umugenzi ni Gerard Escape. Kugira ngo uze kurikira episode mu ya 5. Ciao ciao, ndabakunda nyankabereza bakurikirana mu minsi iri imbere. Aradasoka kandi akapisode gakurikira kurikira mugenzi channel ya Sere Media TV, ukandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Ciao ciao, ndabakunda babwira yuko iyi channel ariyo yonyine iri gucaho filime nyine z'ubwenge.